none se ko abaye mushya bidukuye mu gisekuru tuvukamo, ya mirimo y'igisekuru idukurikirana ikurwaho ryari mu gihe igihari kandi dukijijwe. Iyo umwaka ugiye kurangira, abizera mujye musenga cyane, kuko uba urukundo uzakunda, ariko nubona uwukunda wowe utarahinduka uzanenga n'ibyiza bye, n'iby'igikundiro bye ntuzabimenya. Ni ukuvuga ngo ibintu bidahari uriho, kuko utarabona n'ibyo usaba uriho, utarabona n'ibyo ufite wari uriho. Bivuze ngo iyo Mana igutunga, ibyo usaba n'ibyo ufite bidahari, amagambo yo gusenya ya ndahiro, kuko iyo wakorewe indasagwa amaraso aba yarajyanwe. Iyo yajyanwe, igitambo cy'amaraso gisimburwa n'ikindi, kandi cyarabonetse ni Kristo Yesu. Sinemerana n'abantu babasaba ibitambo, nta nubwo nemerana n'abantu bababwira ko gukorerwa deliverance ari ikiguzi. Oya, iyo uturira Imana ubuhinyura izo basogokuru baturiye. Nagaruka ari naho mbabwirira ko guturira abantu b'Imana atari kubafasha. Ntabwo ituro ari imfashanyo. Umugabo wawe ntabwo aremwe nonaha, aremwe nonaha byaba ngombwa ko anyura mu nda wagumirwa atarakura, ahubwo umugabo wawe ariho Imana iguhuze nawe. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje, nimugire amahoro ya Kristo Yesu. Njyewe ndi mwene so Aniseti. Duhawe umugisha n'Imana wo kubana muri ibi bihe byo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe. Hano ni ku Ijwi ry'umukanguzi, ni ibisanzwe. Turi kumwe na Jene Kwizera ku buryo bw'ubuhanga bw'ibyuma, reka mbyite gutyo, ariko kandi namwe turi kumwe. Mwese tubahaye ikaze. Iyo tuvuga ngo tubahaye ikaze, tuba tubifurije kubana natwe amahoro. Uyu ni umwanya ngira ngo ngaruke ku biganiro bimwe na bimwe twagiye dukora, kugira ngo tumere nk'abasubiza cyangwa bashyiraho umucyo ku byo mwagiye mwibaza. Imana ishimwe. Mbere y'ibyo ndumva nabanza nkabinginga, tugategura imitima yacu, tugasenga. Twamara gusenga tukaganira ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Uyu mwanya twicaye hano kugira ngo imitima yacu imenyeshe iby'ubwiru bw'ijuru, ubwenge ubwigisha iby'ubumenyi, kugira ngo urukundo rw'Imana turuhishurirwe. Wabwiye Abaefeso mu kanwa k'umugaragu wawe Pawulo, uravuga ngo igihe Pawulo yabasabiraga basengera, aravuga ngo ndinginga Imana y'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ibahishurire bamenye uburebure bw'urukundo rw'Imana, uburebure bw'igihagararo, ni Imana y'icyubahiro. Uravuga ngo n'uburebure bw'ikijyepfo. Ikijyepfo ni uburyo witanze ukaza mu isi, urwo rukundo ukarutwereka. Ni urukundo ukunda abanyabyaha ukabakiza, ni urukundo ubohoresha imbohe, ni urukundo rutuma uvubira ababi n'abeza imvura. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya ndagushimiye. Uravuga ngo tumenye n'umurambararo. Ibiriho byose bigaragaza urukundo rw'Imana. Twigishe rero, twihishurire, twigaragarize, buryo ubwo ari bwo bwose wanyuramo ukatwimenyesha tukakumenya, kandi ukungura ubwenge bwacu ibyisumbuye ibyo tuzi, naba ariko utwigaragariza. Uri Imana y'imbaraga. Mu byo twabonye udukiza amakuba, tubona uturwanirira intambara. Mu byo twabonye uri Imana itwimana ku munsi w'urupfu. Tubona uri Imana iturerera mu biganza by'abagome tukabaho, kandi ukaturinda ubugome bwabo. Tubona uri Imana idutungira hagati y'abanzi, nk'uko ururimi ruba mu menyo ntarukanje, kandi n'umuntu akabaho. Imana ishimwe. Rero uyu ni umwanya wo kugira ngo ukangure imitekerereze yacu yose, tukumve, twihishurire, tukumenye, ukoreye mu byanditswe byera n'imirimo yawe no mwihishurirwa. Dusenze ku bwa Kristo. Nongeye kwingingira bene data barwaye, kandi nsabiye abera bose ngo bagire ihumure. Ukuboko k'umukiza kubane n'abizeye, ni ku bwa Kristo dusenze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abantu dukunze kubana ku Ijwi ry'umukanguzi, tuhagira ibiganiro byinshi bitandukanye.
turashimira abantu mujya mufatikanya natwe kubwiriza ubutumwa bwiza, ibyo biganiro mukabisheyaringa abandi. Ndashimira abantu badufasha gusenga, kandi n'abantu badufata mu maboko, ko nagiye mbibabwira kenshi, nubwo numva kubiceceka bizaruta kubivuga. Nagiye mbibabwira, uyu murimo dukora ukenera ubushobozi mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ukenera ubushobozi, niyo mpamvu rero iyo tubasabye kutubera amaboko tukabona abatubereye amaboko, tunyurwa nabyo kandi tubishimira Imana kubw'imbabazi z'Umukiza. Imana ibaha umugisha. Dushimiye abantu twabanye mu masengesho atandukanye, ndetse abo twagiye tubana mu biterane. Ni ukuri hari abantu bagiye batubera urukundo bakanarutwereka. Twahurira ahantu runaka mu materaniro tukumva bagize ishimwe ku bw'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Hari abantu twagiye duhurira ahantu bagashimira Imana bari mu itorero ko bakiriye agakiza binyuze ku ijwi ry'umukanguzi. Ibyo bidutera ihumure, bigatuma tubona ko umurimo dukora kubw'Umwami wacu Yesu Kristo ubera umugisha bene data. Rero tuba tunyuzwe. Imana ishimwe. Hari imirimo Imana yagiye ikorera muri twebwe ifatikanyije no muri mwe, bikaba ihumure ku itorero rya Kristo mu isi, bikaba bitubera imbaraga. Ni ukuri iyo dushimira Imana muri ubwo buryo, mba numva iri shimwe ari ishimwe rigari. Imana ishimwe. Aba ari ishimwe rigari kubona abantu bakiriye agakiza. Hari abantu bagize ihumure, hari abantu bari baraguye barabyuka kubw'imbabazi za Kristo. Ni ukuri ibyo bikora ku mutima wacu tukumva tugize ihumure rigwiriye. Rero twacishijeho ibiganiro byinshi, cyitwa Baza Nawe, cyitwa Menya Nibi, ducishaho ibiganiro byo kuramya no guhimbaza, indirimbo. Twagiye tunyuzaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Hari abantu bagiye bandika muri komenti, birashoboka ko zose dushobora kutaza kuzibuka, ariko kandi tuba twanashyizeho nimero ya WhatsApp abantu babarizaho, nubwo ari muri bwa buryo bwa kominikasiyo, ko hari umuntu uza akabaza atatuvugishije ugahita ubona asa n'uhanganye, ariko iyo umuntu yakuvugishije umenya neza ko ari ikibazo cyamuteye urujijo, atari ukuba ashaka guhangana. Ko aha ni social media, hari n'umuntu uguhamagara agahita agutuka mutaziranye ari uko abonye nimero. Hari n'umuntu ufata telefoni ye rwose akajya kuri YouTube afite gahunda yo kugenda atukana ku bantu babwirije ijambo ry'Imana atigeze anumva. Ego, muzabona amakomenti amwe n'amwe agaragaza ko umuntu atanumvishije ikiganiro ngo akirangize. Ugasanga abajije ageze ku munota wa 5 kandi ku munota wa 10 hari harimo igisubizo. Hari igihe umuntu akubaza ikintu wanakivuze ukagisobanura, bene abo rwose ndakwihorera, ndakureka, kuko niba utangiye kujya impaka utarasoza ikiganiro, biragaragaza kamere iteye ubwoba. Niyo mpamvu rero mpita nkureka, kuko kamere n'ubundi ntacyo ndi bukore kugira ngo yumve. Ndakureka nkagusengera, umwuka akazagufata ikindi gihe. Rero Imana ibaha umugisha. Tumaze iminsi dukora ku biganiro byateye bamwe na bamwe. Hari uwigeze adutukaho biganiro bya nuze bya Palestina na Isirayeli. Palestina na Isirayeli twakoze kuri uriya mutwe wa Hamasi na Isirayeli, tureba amateka. Wenda nze no gukonfirima aho ngaho, nanisegure ku bandi bene data bafite amacanozi atandukanye batwemvita ngo tujye gukora ibiganiro ku macano yabo byerekeranye na Isirayeli na Palestina. Ntabwo ari wo muhamagaro wanjye, ntabwo ari wo muhamagaro. Niyo mpamvu mwumva tutabyemera, kuko twahamagariwe ubutumwa bwiza. Ntabwo turi abigisha b'amateka cyangwa se b'izindi nyandiko zitarimo ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Reka mbisegureho muri ubwo buryo. Twagiye tubiva imuzi, bimera nk'ibikonfyuzinze abakristo bamwe na bamwe, mbabwira ko kwizera dufite tutagukomora mu Bisiraheli. Byateje n'intambara. Hari abampamagaye bantuka, hari abansobanuje barabyumva. Impamvu navuze ngo kwizera dufite ntitugukomora muri Isiraheli, ni uko Yakobo ukomokwaho n'Abisiraheli ntabwo ari we sogokuruza w'abizera.
ahubwo sogokuruza w'abizera ni Aburahamu. Aburahamu rero yizeye Imana itavuka iwabo nk'uko Kristo yavukiye mu gihugu cya Isirayeli. Aburahamu yizeye Imana itari iyatera nk'uko abayuda bizeye Imana agakiza kava mu bayuda. Yizera Imana ari Imana umuremyi w'isi n'ijuru, ayemera atyo, bimuhanira no kwizera, kuko kwizera kwe byamuhaniye no gukiranuka. Uko kwizera kwa Aburahamu, kwizera kwa Nowa kwatumye abaza inkuge, akamara imyaka 120 Imana itaragaruka ngo yongere kuvugana nawe, kugeza ubwo inkuge ibaye ubuhungiro. Akizera ko imvura izagwa itari yarigeze igwa na rimwe, akizera ko umwuzure uzatera yari atarawubona. Uko niko kwizera kwaduhinduye abana b'Imana natwe, twebwe ariko tubikuye mu rupfu rwa Kristo kubw'amaraso yatwogeje, ariko bidutera gutegereza Kristo aje ari ku bicu, aje gutwara itorero, kandi nta kindi gihe birabaho. Uko kwizera rero ntabwo gukomoka inaha, ntabwo kuva mu bantu, ni ukwizera twahawe n'Imana muri Kristo Yesu, kuko yafashe ibyuzuye ubumana bwose ibuduha muri Kristo. Imana ishimwe. Rero ntabwo ngarutse kuri ibyo, nagiraga ngo mbabwire ko aho dusiganirwa si Yerusalemu ha Isiraheli, ni Yerusalemu nshya, ni ururembo rw'Imana y'amahoro rushya. Hanyuma nongere mbibutse ko iyo tuvuga ngo tuzataha tujye iwacu i Kanani, ntabwo ari Kanani y'ubutaka nuko tuhakompara n'aho tujya. Aho tuzataha bera bazataha naho Kristo Yesu ari. Ko iwabo w'umuntu ntabwo ari aho yirirwa, ahubwo iwabo w'umuntu naho ataha. Iwanyu saho wiriwe, iwanyu naho watashye. Rero twebwe turi abagenzi, ntabwo tuzambura uyu mubiri upfa ngo tujye kuba muri Isiraheli aho abapfa bari, ahubwo nitwambura umubiri upfa tuzambara kudapfa iteka ryose. Rero nze gukuraho urujijo, Isiraheli si abanzi bacu na Palestina si abanzi bacu. Umuntu wese utemera Yesu nk'umwami n'umukiza n'umwanzi w'abizera. Hanyuma n'umuntu wese ukunda agakiza kandi akanakizwa agakora iby'agakiza ni urugingo rw'abizera. Rero ingingo zacu muri Kristo Yesu ntituzihabwa n'amarangamutima cyangwa n'amateka, tuzihabwa nuko data ari umwe. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo niba umubiri ari umwe, twebwe tukaba benshi, tukanywera ku gikombe twibuka amaraso ya Kristo, tukarira no kuri ya meza tumanyagura imitsima imigati, tukayinyweraho turi benshi cyangwa tukayiriraho turi benshi, ntibitugira kuba benshi, ahubwo bitugira umwe kuko twahuriye kuri Kristo umwe. Rero abizera bose aho bava, aho bari, aho bazavuka n'aho bavukiye, twese tugirana isano, turi umwe muri Kristo Yesu. Abo ngabo nibo bitwa itorero, abantu bahuriye muri Kristo Yesu. Hari itorero ry'igihugu mu rwego rw'umuco, hari n'itorero mu iyobokamana mu rwego rw'abahuje ukwizera cyangwa ukwemera, hakaba n'itorero rya Kristo mu rwego rw'abasangiye kavukire yo mu bumana. Imana ishimwe. Iyo mvuga ngo hari itorero, ndagenda mbisanisha n'ibiganiro twagiye dukora, kandi ndaza gusoma Bibiliya, ntabwo nsoza ntayisomye. Twagiye tuvuga ko twarabikoze, hari abantu badusabye kubisubiramo, tuzabikora. Twakoze ku biganiro by'umuco n'agakiza, imyemerere n'ubukristo. Tureba ko ibyo mu madini tuziririza n'ibyo twemera ni amategeko ashyirwaho n'abantu mu buryo runaka bw'umurongo ngenderwaho, bukwiriye gushyirwa mu bikorwa n'umuntu usengera muri iryo dini. Iyo uba mu itorero runaka wemera amahame n'amategeko n'imigenzo yaryo, hanyuma ntibiguhesha kuba unemera gutyo, ntibiguhesha ubudahangarwa cyangwa uburenganzira bwo gucira abandi urubanza kuko batemera nk'uko wemera. Noneho binongeye ku bantu dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo, abantu bemera ubucunguzi bwa Kristo, niyo babaho mu buzima itorero ryababatije ritabemera, ariko bo bakemera Imana bahamije.
uyu muntu niyo wamuvuma ntavumika. Narabibabwiye, amadini menshi akunda gutenga abantu bakoze ibyaha, ariko nababwiye ko Imana itagutenga igihe wagikoze. Igihe ugambiriye gukora icyaha nibwo Imana igutenga, kuko ntugikorera mu mwanya w'ubumana. Ikindi, Imana ijya gutenga Adamu, Imana itenga Adamu mu ngobyi ya Edeni, ntabwo yamusohoye imuciriyeho iteka cyangwa ari mu rubanza nk'uko mu madini babikora. Imana yarabanje iramubabarira na mwambika, asohoka muri Edeni nibyo, ariko bamuhishiye isoni z'ubwambure. Bibutse ko rero umuco wa Gikristo nta gusebanya. Twasomye icyanditswe, hari abantu muri kubyumva ari bishya nyine nibyo. Twagiye dusoma ibyanditswe tureba uburyo Yosefu yigiriye inama yo kubenga Mariya rwihishwa. Niko n'abakristo bamera. Y'icyaha kitagiye ku karubanda ntabwo dutengera umuntu ku karubanda, kandi niyo cyagiye ku karubanda ntitumutenga atihannye. Tumwigisha kwihana, yacyemera agasaba imbabazi, tukamuhagarika mu mirimo nta rubanza rukimuriho, ahubwo akaba aretse gukora kugira ngo abere ubuhamya n'intangarugero n'abandi. Ariko kandi ntabwo tumutengana cya cyaha, kuko tuba tumeze nk'abamurimbuye. Ikintu gitangaje cy'imyemerere y'idini, umuntu utenze, idini ntiryemererwa kumukorera umuhango wera. Niba utarya igaburo ryera kuko utenze, ubwo unapfuye ntushyingurwa n'idini. Rero uburyo bwo kubohorana kandi bwiza bw'ubumuntu bwuzuye ubukristo burimo umutima wa Kristo, umuntu dutenga mu gihe yemera icyaha akwiriye kucyatura, tukamuhagarika mu mirimo. Ariko twamara kumuhagarika mu mirimo, akaba ariho ikimenyetso cy'imbabazi z'Imana, kandi umurwayi asurwa kuruta abazima. Hari n'abandi twagiye tubona batengwa bazira ubusa. Reka mbabwire ngo icyo ngicyo mu ijuru ntikiboshye, kuko umukristo ntatengwa n'umuyoboye, umukristo atengwa n'icyaha yakoze. Iyo wakoze icyaha kiguca mu maso y'Imana, ariko uko uyoboye yakurenganyije, Imana ntikurenganya, kuko Imana si umuntu. Imana ibaha umugisha. Twakoze ibiganiro byinshi, dukora ibiganiro ku kwizera, tureba kwizera ni iki. Kwizera ni iki? Twabonye Pawulo yaravuze abwira Abaheburayo, aravuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko n'ibyo utarebesha amaso bitazabura kuba. Dusanga twebwe ibyiringirwa ntitwari tubifite, twifashishije igice cya 2:11 mu Befeso. Twari mu isi tutagira Imana rurema, nta n'ibyiringiro habe n'amasezerano y'ibizaba twari dufite. Aravuga ngo ariko twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Abantu benshi twari tumaze iminsi tubiganiraho, nagiye ngira n'umugisha mu biterane bimwe na bimwe twari tumaze iminsi tujyamo, tugasanga bateguye ku matopiki yo kwizera. Kwizera tubikonfirimye ni ukumva ikintu nk'uko Imana icyumva, kandi ukabyemera uko Imana ibyemera. Biragorana iyo ukoresheje ubwenge bw'umuntu. Niyo mpamvu nababwiye ngo intambwe ya mbere igufasha kwizera ni uguca bugufi no kubona ko ibiriho byose bitagenewe wowe, kuko ibintu biriho kubera abantu, ariko abantu ntibariho kubera ibintu. Ni ukuvuga ngo ibintu bidahari uriho, kuko utarabona n'ibyo usaba uriho, utarabona n'ibyo ufite wari uriho. Bivuze ngo iyo Mana igutunga, ibyo usaba n'ibyo ufite bidahari, ni Imana yo kwizerwa kuruta icyo wita ko aricyo gitumye uriho. Imana ishimwe. Ni urugero, utarabona akazi wari uriho, utarabona amafaranga wabagaho. Rero icyo kwizera si akazi n'amafaranga atumye iyo mibereho ihinduka, ahubwo icyo kwizerwa n'Imana yagutunze udafite ayo mafaranga, n'ako kazi ntagahari, udafite abantu. Imana yo kwizerwa rero, twabonye ko kwizera bitari oriente ku bifatika, biri ku Mana yonyine. Imana ishimwe. Icyo cyatumye Aburahamu yemera gupfusha no gutanga no kureka no kurekura Isaka n'amasezerano Imana yagiranye nawe muri Isaka, akavuga ngo Imana izampa ibyo narazwe muri Isaka. Isaka azutse, ubye izabimpa ibinyujije ahandi, ariko gutakaza inzira y'amasezerano byoroshye kuruta gutakaza uzasohoza amasezerano.
kuko niyo wakwibagirwa ibyo Imana yavuze ariko ugakomeza kwibuka Imana, kuko Imana yabivuze yizabyibuka ibisohoze. None abantu bibuka amasezerano bagatakaza Imana yabasezeranije. Ntabwo ari cyo bita kwizera. Abakirisito benshi bazi ko kwizera ari ugutegereza ibyo Imana izakora. Oya, niyo itabikora ntabwo byatuma tutizera. Imana ishimwe. Niyo mpamvu tujya dukomera ku munsi mubi, tugakomera tudafite andi maboko y'umwana w'umuntu cyangwa agaragara, ariko kuko dufite urufatiro kuri Kristo Yesu, tukaba dufite ukwizera kuzima. Imana ishimwe. Kandi ntabwo Imana ibereyeho kudukiza amakuba niyo itadukiza, ntabwo Imana ibereyeho kudukiza indwara niyo itadukiza. Nibyo rwose ndetse cyane, Imana n'umukiza w'indwara ni Jehova Rafa, Idi Adonai, ni Imana ikora ibyo igomba gukora. Amakuba n'ibyago ni Imana ibidukiza. Ariko rwose hari n'igihe tugotwa impande n'impande, niko Pawulo yavuze. Yaravuze ngo turagoswe impande n'impande ariko ntidukuka umutima. Kubera iki? Nuko tugotewe mu bibazo ariko iturinda amakuba iri muri twebwe, ifite icyanya muri twe. Aravuga ngo tumeze nk'abapfa nyamara turamiteka, batubona nk'abakene nyamara dutungishije benshi. Yari ari kuvuga ibyiringiro bigaragara hataboneka. Ndabyemera. Imana itanga umugisha uza ukanagaragara. Imana itanga umugisha uza ukanagaragara, ariko no mu gihe itawutanze, no mu gihe uwo mugisha ugaragara udahari. Imana ishimwe. No mu gihe ibyo biboneka twari tubifite tukabibura. Yirasa umugaragu w'Imana Yobu, bwira Satani ngo wamubonye. Satani aravuga ngo impamvu akiranuka nuko afite biriya byose. Imana iravuga ngo hoya, niyo wabitwara Satani, niyo wabijyana Yobu ntacyo yaba. Imana yizera umukiranutsi. Uba ko Bibiliya iravuga ngo bene uwo muntu Imana imuha icyubahiro. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera azahondi, kuko ahondi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Aravuga ngo kandi umuntu naza ahondi data azamuha icyubahiro. Imana iguha icyubahiro. Twagiye dukora ibiganiro bisa bityo, twari turi guca mu mayange kugira ngo, kuko ndabona umwaka uheze, mugani w'Abarundi, umwaka uraheze. Hanyuma ariko iki nacyo nongere nkibabwire. Imana ishimwe. Iyo umwaka ugiye kurangira, abizera mujye musenga cyane, kuko isi iba igiye gushyira mu bikorwa amasezerano yayo. Imihigo y'isi iba igiye gushyirwa mu bikorwa. Ndabyibuka bonane ya 2020, nateranire kuri itorero rya Pentecote aho bita mu Biryogo. Mvuyeyo njya mu Cyahafi. Hose narabibabwiye ko 2020 twari dufite vision, ukuntu twariyemeje ibintu byinshi, abantu benshi ndetse n'isi yari kangukiye kureba umwaka wa 2020. Twumvaga isi izaba yarabaye paradiso. Ndababwira nti mwirinde, umwaka urimo imihigo myinshi, ubonekamo n'ibitambo byinshi. Imana ibaha umugisha. Nari ngarutse mbabwira uburyo bwo kwizera twagiye tuvugamo. Kwizera bituma umuntu asenga, kwizera nibyo bitegura ituro ry'umukirisito, kwizera nibyo bigutangisha icya cumi, kwizera nibyo bituma wiyiriza ubusa. Kwizera ni ukwizera kubikora, kuko kwizera ni imibereho y'umukiranutsi, hanyuma urukundo ni imibereho y'umuntu uhindutse. Umuntu wese wahindutse icyaremwe gishya arakunda. Ntuzahatirize gukunda umuntu, ahubwo uzaharanire guhinduka, kuko nuhinduka uzaba ubaye urukundo. Nuba urukundo uzakunda, ariko nubona ukunda wowe utarahinduka uzanenga n'ibyiza bye, n'iby'igikundiro bye ntuzabimenya. Rero aho kugira ngo wihatemo gukunda, wakihatamo guhinduka, kuko iyo uhindutse urakunda. Imana ibaha umugisha. Ikindi, kwizera ni imibereho y'umukiranutsi, ko Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ntabwo ari akazi, si umushahara, si igihe amasezerano yandi azaba asohoye. Kwizera birahagije. Amen.
niyo mpamvu nababwiye nti nimujya gukorera imana ntimukajya muyikorera ku rugero rw'abantu musengana nabo n'ahantu musengera, mujye muyikorera ku rugero rungana n'uko mwizera mu Imana. Amen. Twakoze ibiganiro byinshi, tugera ku maturo, abayatura, dukora ibiganiro ku maderivarensi, tureba uburyo abantu babohoka. Abantu benshi babohora basize umubiri. Nababwiye derivarensi ibintu biyigize. Daboro nyiri ukuyikorerwa agomba kumenya ko aboshye, kandi iyo ubyimenyeho ni wowe usaba kubohorwa. Icya kabiri, iyo umaze kumenya ko uboshywe, ureba umuntu utaboshye wabohowe, wemeramo uwo muhamagaro ukurikije uko umwuka w'Imana guhishurira muri we, cyangwa uko wumva ubohoka iyo umutega amatwi. Iyo ubonye wa muntu ubohotse, mbere yo gusigwa na bya bimenyetso bindi babakorera, urabanza ukatura ibyaha. Iyo umaze kwatura ibyaha, hari igihe biba ngombwa ko musura amateka y'iwanyu, mukareba nabohewe he, ni ibihe bimenyetso bihura bigaruka bisa n'akarande. Ikirenze kuri icyo, iyo umaze kwatura, utanga ubuzima bwawe bw'ibanga, imibereho yawe mu buzima busanzwe, imibereho yawe muri wowe indani. Kuko derivarensi kuyikora no kuyikorerwa bimera nko kwambara ubusa. Ntabwo mvuze ko ari ukwambara ubusa, bimera nko kwambara ubusa. Ni ukuri kumwe umunyarwanda ajya avuga ngo ni ugusasa inzobe. Hanyuma iyo usoje ibyo, nibwo umuntu w'Imana cyangwa umuntu wagukoreraga derivarensi amenya icyo akora. Hari igihe asengera umwambaro wambara, hari igihe asengera amavuta wisiga, hari igihe asengera amazi ukaraba, hari igihe asengera ibintu runaka mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Uyu muntu iyo afite ibimenyetso nk'indasago zamukorewe ku mubiri, arasengerwa, hanyuma akongera kwatuzwa agakiza, amagambo akarahirana na Kristo, amagambo yo gusenya ya ndahiro, kuko iyo yakorewe indasago amaraso aba yarajyanwe. Iyo yajyanwe, igitambo cy'amaraso gisimburwa n'ikindi, kandi cyarabonetse ni Kristo Yesu. Hanyuma ikindi, nyuma y'iki gitambo cy'amaraso twahawe ari we Kristo Yesu, tugaruka, kuko nta muntu ushobora kukubohora utigeze umuha ikirere cyawe cy'umwuka mu mitekerereze. Biba bimeze nk'aho ari kansaringi. Ntabwo nemerana n'abantu duhita twumva ko nibyo turi ibyaremwe bishya, ariko n'iki cyakijijwe. Ubundi mukizwa hakijijwe umubiri, cyangwa agakiza kahaye umuntu wacu w'imbere kuba mushya. None se ko abaye mushya, bidukuye mu gisekuru tuvukamo. Ya mirimo y'igisekuru idukurikirana ikurwaho ryari mu gihe igihari kandi dukijijwe. Sinemerana n'abantu babasaba ibitambo. Nta nubwo nemerana n'abantu bababwira ko gukorerwa derivarensi ari ikiguzi. Oya, njye simbyemeranya. Ariko kandi nabwo sinemerana n'abantu bakorerwa derivarensi batatuye. Kuko gutura ni uburyo bwo kuramya Imana. Niba uri gusenya ibicaniro by'imandwa runaka cyangwa bigirwamana runaka, gute ushaka kubisenya utubatse ikindi? Ni ukuvuga ngo iyo uturira Imana uba uhinyura izo ba sogokuru baturiye. Imana ibaha umugisha. Iryo turo ntabwo ni ihame. Yesu amaze gukiza ababembe yarababwiye ngo mugende mwereke umutambyi mutange n'ituro ryo kwiyuhumanura, bibabere ikimenyetso kibahamiriza ko mukize. Ibyo byo ni ihame, ariko ituro utegekwa nande? Na Kristo muri wowe. Iyo umaze kubohoka ni wowe utura. Ntabwo nemerana n'abantu babaca amaturo mbere y'uko mubohoka. Muba mumeze nk'abatuye ituro rya Namani, kuko muritura mubembye. Elisa yararyanze. Muzi impamvu Elisa yanze ituro rya Namani? Nuko Namani yariteguye abembye, akumva ko ari kugenera Imana. Haguterekanye igenere nk'uko tugenera iwacu. Elisa aravuga ngo ninyitwara arabona Imana yacu igenerwa, kandi ntifashwa n'amaboko y'abantu nk'igize ikikennye, niko Pawulo yavuze. Nagaruka ari naho mbabwirira ko guturira abantu b'Imana
atari kubafasha. Ntabwo ituro ari imfashanyo. Ituro ni ukuramya Imana muri uwo muntu. Ntabwo ituro ari imfashanyo. Imana ibaha umugisha. Ntabwo ari imfashanyo, mujye mubitandukanya no gufasha. Iyo tubabwiye ngo nimudufashe tugure ibikoresho runaka, nibyo ni uburyo bwo gufatikanya kubaka urusengero rw'Imana, ariko nujya gutura uzumve ko ari wowe uri kwikorera kuruta uko ukoreye bamwe bagusabye bwa bufasha. Rero twakoze n'ikiganiro nyirizina, aricyo cyatumye dukora, aricyo cyatumye nshaka gukora iki kiganiro. Duheruka gukora ikiganiro n'umuvandimwe umwe n'umunyamakuru kuri channel ya Nkunda Gospel, ni Bob Ismail. Yaje turi kumwe dukora ku butatu butagatifu. Amen. Aho niho nashakaga rero ko dutinda, kandi ndumva ntari bunatinde, ndaza gusoreza hafi. Ubutatu butagatifu buboneka hehe muri Bibiliya? Reka mbabwire ngo ntaho icyakora hari imirongo yitirirwa iryo jambo bigatuma abantu babyitirira gutyo. Turasoma Matayo nimpera ku murongo wa 16 niho mubyumva. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Kubera icyo ari 11? Nuko Yuda yari yarapfuye bataramusimbuza. Hanyuma bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Muze gukoresha ubwenge butekereza, n'umwuka w'Imana ari hamwe namwe ndetse nanjye, kugira ngo dusobanukirwe iri jambo. Aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Aha tuhaganira niho ahantu abantu bifashisha bavuga ubutatu butagatifu: Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka wera. Ariko Yesu abwiye abigishwa, ntabwo ababwiye ngo mubabatize mu mazina yo muri izo Mana eshatu. Ababwiye mu izina nk'uvuga izina rimwe, sibyo? Niba ari mu izina, turagaruka Bibiliya iratubwira ngo kuko ari nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu ijuru no mu isi uretse izina rya Yesu Kristo. Mu gihe ndimo ndaganira gutya, reka dusabe mwene data ari off camera adusakingira iki cyanditswe, kuko ari nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu ijuru no mu isi. Yesu, uyu ni umunsi wa mbere w'umuzuko, yabwiye abigishwa, arababwira ngo noneho nimujye mu mahanga yose, kuko nahawe ubutware. Kubera iki ahawe ubu butware? Mu isi tukamwita Imana Mwana, ubu butware bwarihe? Twarasobanuye, ndababwira ngo ajya kuva mu ijuru yasize ubwiza, icyubahiro n'ubutware, asiga ubumana, sibyo? Arangije amanukana igice kimwe cy'ubumana kizatuma akomeza kuba connecte n'ubu bumana n'ubutware n'ubwiza n'icyubahiro bisigaye mu ijuru. Amanukana icyo gice kimwe cyitwa Umwuka wera. Uyu mwuka Bibiliya iravuga ngo Yesaya, ariko mbe ndetse kuvuga kuri Yesaya, Mariya ajya guhabwa isezerano ryo kubyara, ndagaruka kubisakinga mu gice cya Matayo n'ubundi cya mbere, igice cya mbere Matayo umurongo waho wa 18, nta kibazo. Haravuze ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi
adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Iki kintu mugitekereze, babaye abantu ba Yesu, babaye aba Kristo Yesu ataravuka. N'ubusanzwe aje azanywe no kubakiza gusa. Uzamwite Yesu, kuko Yesu, Jehosh, Joshua, Josui, Yashon, Isa, bisobanura umucunguzi. Niba ari umucunguzi, ni umusimbura. Gucungura icyo ni Ikinyarwanda mwese mwumva. Bibiliya y'Igihebureya imwita Goheri. Ni umusimbura wo mu makuba uzajyaho mbabarira, nkajyaho yishimira, nkishima ibyishimo bye, akababara umubabaro wanjye, ariko nyuma y'umubabaro tukabana. Uwo niwe bita Goheri. Tutaraza gusoma cya cyanditswe twasabye ngo badusomere, ndacyasoma hano. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ko muri abantu bakuru mumvira mu byanditswe byera, ni Emanuweli, Imana iri kumwe natwe. Ubwo Kristo nindi? Ni Imana komuteri. Yes. Abaye Imana ati, ndagaruka. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, abana n'umugeni we Mariya. 25. Ariko ntibaryamana, arinda ageza igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu, kugira ngo bizasohore ko uwabyaye ari isugi, nuko yagombaga kubyara, akabyara Kristo atarabonana n'umugabo. Iryo ni ryo jambo mujya musoma Yesaya yeretswe, aravuga ngo biremwe none, ntabwo ari ibya kera, mutazavuga ngo mwari musanzwe mubizi. Ibyari biremwe uwo mwanya, ni umwari wari ugiye gusama inda ataryamanye n'umugabo. Ntabwo ari akazi k'abashomeri, ako kararemwe, Imana yirukana abantu mu kazi kagashyiramo abandi. Ntabwo ari umugabo wawe ntabwo aremwe nonaha. Aremwe nonaha byaba ngombwa ko anyura mu nda, wagumirwa atarakura, ahubwo umugabo wawe ariho Imana iguhuze nawe. Icyari kiremwe nonaha ni umukobwa wari usamye inda, nta raporo sexuelle, nta mugabo uryamanye n'undi, kandi bigakorerwa gukiza. Ni igitambo cyari cyambaye umubiri. Byari biremwe nonaha, ni umwuka wari wambaye umubiri, kugira ngo wa mubiri uzapfe, ubugingo bwa Kristo bukwire muri bose. Amen. Nicyo gituma yitwa Imana mwana. Nuko Mariya afite uruhare rw'uyu mubiri wavutse, nubwo uyu mubiri wavutse urimwo ububiko bw'umwuka. Uyu mwuka rero, nk'uko umwuka dutera gusabana n'Imana, niko umwuka wo muri Kristo wamuteraga gusabana n'icyubahiro n'ubutware yari yambuye, n'ubwiza yari yasize ku ntebe mu ijuru. Nicyo cyatumaga yindukira akavuga ngo data data, niki kikundekesheje? Twarabisobanuye, turavuga ngo yabaga acomokotse kubw'intege nkeya z'umubiri. Umubiri murabizi ko unaniza ubugingo, ubugingo bwacogora umwuka wera akagira intege nke. Ndabibabwira ko tujya ducogora muri uru rugendo, umwuka wo muri twebwe akamera nk'utentebutse. Iyo rero Kristo yatendebukaga kubera amakuba, yarahindukiraga akibuka ubwiza n'icyubahiro. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntiyitaye ku isoni z'umusaraba, ngo kubera ubwiza ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Amen. Ibi byishimo ni iby'ubumana, ariko kandi biri bubyara intsinzi y'agakiza no gukiranuka, n'ikimenyetso cy'urukundo n'imbabazi bigaragariye mu gucungura kwa Kristo, ariko gucungurwa k'umwana w'umuntu. Ntabwo Imana ari eshatu. Ndagaruka.
nari mbabwiye ngo ntabwo twahawe amazina menshi. Iki cyanditswe kiri ku murongo ibyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo waho wa 12. Haravuze ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Niba ari nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Kugira ngo bize kuba bisobanutse, reka nsubire inyuma ho gatoya ku murongo w'10. Haravuze ngo ariko mumenye rwose n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura. Iyo tuvuze Imana tuvuze bwa butware bwari bwasigaye. Ubutware nibwo bwabeshejeho Kristo kubaho, nicyo gituma natwe dukorera mu butware, tukabeshaho ibitariho tukarema ibitariho. Ubwo nibwo butware buzura, ni nabwo butware bwamugaruye. Ari ryo rituma uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Imana ishimwe. Uyu murongo ndawusubiramo ntawuvugiyemo. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo rituma uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ubwo dusubirije rimwe na wa muntu watubwiraga ngo agakiza uyu munsi tugakura mu Bayuda. Neda, agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe. Agakiza ni mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo ari mu mazina, ni izina rimwe. Amen. Noneho tugaruke. Yesu mwita ko ari batatu. Yesu twita ko ari batatu. Ubu butatu butagatifu bavuga buraturukahe? Hari undi murongo ngira ngo dusomeho, ntacyo bitwaye. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, niyo mpamvu mba numva tutasinzira mu mitekerereze. Matayo 3 umurongo waho wa 16. Haravuze ngo Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Ijwi rivugiye mu ijuru, umwuka w'Imana aramanutse, ava mu ijuru, yasize ubumana. None bwa bumana Yesu yasize azasubiramo avuye mu isi gucungura, butangiye kumuhamya, kuko bwo butegerejwe mu byahanuwe. Bategereje ubumana mu byahanuwe. None Imana itangiye kumuhamya kugira ngo bamenye ko nta kindi bazategereza mu byahanuwe uretse Kristo Yesu. Ijwi riravuga ngo dore umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Aha niho hajya hakonfuzinga abantu, ugasanga barateguye baravuze ngo ni Imana eshatu. No, kuko ivuze ngo umwana wanjye ari mu mubiri. Kristo bari guhamya ari mu mubiri. Imuhamya ni Imana iri mu buzima budapfa. Kandi Kristo uri mu mubiri arapfa, arababara, arasonza. Ni Kristo uzagera i Getsemani asengana umubabaro, abira ibyuya bisa n'amaraso. Ni Kristo uzaterwa icumu atake. Ni Kristo bazanywesha sipongo. Ni Kristo uzatoborwa umusumari ukamutobora bakamumanika ku giti agafatika. Ariko Imana ije kumuhamya ngo ibyo byose nibimubaho, mwebwe mu mwizere. Amen. Hano Bibiliya ihita itanga indi verse muri Luka igice cya 9:35. Sinzi niba hose tugenda tubona uburyo tuhasoma. Igice cya 9 muri Luka 35.
haravuga ngo ijwi rivugira muri icyo gicu riti nguyu mwana wanjye natoranije mu mwumvire. Irimo igenda yuzuza uburyo butuma biba konfirime ko ari we Imana yatoranije, nk'uko Korani surati Al-Imran ibivuga aya ya 45. Iravuga ngo ni ijambo riturutse ku Mana. Niba ari ijambo riturutse ku Mana, ndagira ngo gatoya iyi aya nyibasomere muri Korani, Imana ibaha umugisha. Nshaka kubasomera na Korani sura ya 3 surati Al-Imran aya ya 39. Nshaka kuza gusoza naho numvira icyo cyanditswe mucyumvise. Iyi aya ya 39 ibanza kuvuga, ntabwo nashatse kuyitangira yose, ibanza kuvuga amakuru ya Zakariya arahera yagiye gutamba agahabwa isezerano. Haravuze ngo ubwo yari ahagaze mu cyumba akora iswara, biravuze ngo ari gusenga, abamarayika baramuhamagara bavuga bati Allah araguha inkuru nziza y'ivuka rya Yahaya. Yahaya ni Yohana. Yohana birasobanuye ngo Imana itugiriye ubuntu. Yivuka rya Yahaya uzahamiriza abantu ko hari intumwa igiye kuzavuka ku ijambo rivuye kwa Allah, ariyo ntumwa y'Imana Isa, niko Korani ivuga, ari we Yesu. Ndatsikira gato kugira ngo munyumve. Korani iravuze ngo Yohana niwe uzabwira abantu, kandi na Bibiliya iravuga ngo ni integuza ya Kristo. Niwe uzababwira ibya Yesu, kandi Yohana yahamije iby'uwo mucyo nubwo atari we mucyo. Bibiliya niko ivuga. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya mbere. Imana ishimwe. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Kuki ibi bintu mutabyumva muri ubu buryo mu by'ukuri? Kandi jambo yari Imana. Kubera iki se avuze ngo yari Imana? Nuko yaje no kuba umuntu, ntagume muri bwa bumana nyine, kuko yabonye atari ikintu cyo kugundirwa akabusiga, akambara ubumuntu, akambara ishusho y'ubugaragu ndetse bw'imbata. Imana mbere na mbere, guhorana n'Imana ni bwa butware bwose nababwiye, icyubahiro, ubutware, ubwiza, sibyo se? N'ubumana nyine nicyo cyitwa ubumana. Yahoranye n'Imana. Murakoze. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ubwo ninde waremye isi n'ijuru? Ni Kristo. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. 5, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Murongo wa 6 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Mbibutse ko uyu Yohana watumwe n'Imana ari we wabaye integuza, ni Yohana mwene Zebedayo, Prito mwene Zakariya. Mwene Zebedayo yanditse ibyahishuwe, urwandiko rwa mbere, urwa kabiri n'urwa 3, yandika n'ubutumwa bwiza. Ntabwo ari we wabaye integuza ya Kristo, we yari intumwa. Ariko wabaye integuza ni Yahaya. Korani itubwiye mwene Zakariya na Elizabeth, mubyara wa Yesu. 7, uwo yazanwe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Korani tubwiye ngo iki? Ndasubiramo kuri aya ya 39. Uwo yari ahagaze mu cyumba akora iswara, abamarayika baramuhamagara bati Allah araguha inkuru nziza y'ivuka rya Yahaya, ari we Yohana, uzahamiriza abantu ko hari intumwa igiye kuzavuka, ko ijambo rivuye kwa Allah ari intumwa y'Imana Isa.
izaba ari umunyacyubahiro, niko Korani ivuga. Uwihaye Imana n'umuhanuzi ukomoka ku ntungane. 40, Zakariya aravuga ati ayi Allah umugenga wanjye we, nzabona nte umuhungu kandi nshaje n'umugore wanjye akaba ari ingumba? Allah aravuga ati uko niko biri, Allah akora ibyo ashatse. 41, aravuga ati ayi Allah umugenga wanjye we, mpa ikimenyetso kingaragariza ko wemeye ubusabe bwanjye. Allah aramubwira ati ikimenyetso nguhaye nuko utavugisha abantu kumara igihe cy'iminsi 3 uretse kubacira amarenga gusa, usingize Allah umugenga wawe kenshi, unamwambaze buri gitondo na buri mugoroba. Zakariya ubwo abamarayika bavugaga bati yewe Mariyamu we, mu by'ukuri Allah yaguhisemo arakweza akurutisha abagore bose bo mu isi bo mu gihe cyawe. Imana ishimwe. Yewe Mariyamu we, cira bugufi Allah umugenga wawe kandi umugaragire wubarara hasi kubwo kumucira bugufi, unamwunamire hamwe n'abandi bose bamwunamira. Cyangwa aniyo ihita ivuga ngo bakora swaba. Hanyuma izi ni zimwe mu nkuru z'ibyahise bya Jaibu cyangwa ibitazwi. Korani ihita ibishyira muri entre parenthèse. Iyo ari Jaibu ari ikintu kitazwi bagishyira muri entre parenthèse. Ni bimwe mu bitazwi abantu bamwe batabonye, bamwe batari bazi nk'ibisanzwe bibaho. Yesaya yaravuze ngo kugira ngo mubirebe mutangare, mutavuga ngo byari bisanzwe biriho, biremwe nonaha mutavuga ngo mwari mubizi. Iyo nayo ni Jaibu. Iyo Jaibu, ibyo bitazwi ngo utabonesheje amaso ngo tuguhishurira, ntabwo wari hamwe nabo ubwo bakoraga ubufindo banaga ikaramu zabo kugira ngo muri bo habonekemo uwari guhabwa inshingano yo kurera Mariyamu. Nta nubwo wari hamwe nabo ubwo bapinganiraga kurera Mariya. Bivugwa ko ababyize muri fikihi, bivugwa ko Mariya yari umwana w'imfubyi atagira aho kuba. Kugira ngo nsigurire abakristo batazi iyi aya icyo ivuga, bivugwa ko Mariya bakoze ubufindo kugira ngo abone umuntu umurera. Baravuga ngo umuntu uri bufate ikaramu, bose bafata amakaramu, bafata amazi ashyushye abira. Baravuga ngo umuntu uri buta ikaramu ye mu mazi ashyushye ari kubira, ikaramu ye ntitomboke, niwe uzaba utsindiye kurera Mariya. Atsindirwa n'uyu witwa Imurani, aba ari urera Mariyamu. Niho rero bavuze ngo kuko mutari muhari bakora ubwo bufindo, ibi ni ibyo nguhishuriye. Imana ishimwe. Ubwo marayika yavugaga ati yewe Mariyamu we, mu by'ukuri Allah araguha inkuru nziza y'umwana mu ijambo rimuturutseho rigira riti baho akabaho. Iyi ni Korani by the way. Izina rye ni Masihi Isa, ni Mesiya. Masihi niwe Mesiya. Mesiya bivuga uwasizwe, Isa bikavuga Yesu. Ni Yesu Kristo kandi Mesiya. Ayo mazina atatu. Yesu ni izina rusange abantu bita, ariko nta mwana witwaga Mesiya. Ni uwasizwe. Bibiliya ivuga abantu babiri biswe gutyo. Kuro bisobanuye uwasizwe, na Mesiya ariwe Kristo.
kuro, impamvu batamise mesiya bakavuga kuro ni uko atavugaga mu bayuda, ntibari gukoresha iri zina ry'ikiyahudi. Imana ibaha umugisha. Ubu se reka nsome aya ya 46 twitsa aho ngaho dusoze. Azavugisha abantu akiri uruhinja no mu bukuru bwe, kandi azaba umwe mu bantu b'intungane. Azavugisha abantu akiri uruhinja. Muhite mwibuka Mariya na Elizabeth bahoberana, inda zisimbuka, Elizabeth akamenya Mariya uwo ari we. Hanyuma Mariyamu aravuga ati, yewe Allah umugenga wanjye we, ni gute bizashoboka ko nabyara umwana kandi ntarahura n'umugabo? Aravuga ati, uko niko bimeze, Allah arema icyo ashatse. Iyo ashaka gukora ikintu arategeka ati baho, ubwo kikabaho. Tuvuga iki? None se niba Qur'an ivuze ngo ni ijambo rivuye ku Mana, muri mwebwe mudukurikirana ku ijwi ry'umukanguzi, ninde wamenye ncecetse? Ntimwamenyeshejwe nuko mvuga? Ngaho nimuntandukanye n'amagambo navuze. Fata ijambo ryanjye urishyire ku ruhande urinyereke, nanjye ushyire ku ruhande unyereke aho ndi. Ijambo n'umuntu ntibitandukana. Reka ninjire fizike. Ndabizi hari abantu ngiye gukonfuzinga, ariko mwihangane. Fizikoma, ijambo ni iki? Fizikali ijambo ni iki? Dushobora gusubiza tukavuga ngo ni imitekerereze y'uwarivuze cyangwa imigambi ye, sibyo? Ariko tuganire. Iyo umuntu ari kuvuga, umwuka urasohoka, sibyo? Iyo uyu mwuka usohotse, hari oxygene, uyu mwuka dukurura duhumeka ni wijwi rifataho. Ntimugire ngo impamvu nababwiye ngo hari abantu confusinga, bize shimi murabizi na fizike murabizi, ijwi rirafatika nubwo ritabonwa n'amaso. Kubera iki? Ntabwo kuvuga ugahita wumva iyi nzira. Njyewe ubwanjye ndi hano ndi gukoresha mikoro zitari wireless, ariko nazo zibaho. Iyo wireless, iyo nzira iturukahe? Turaza gukora ibintu byinshi, sinshaka gutinda muri ibyo, ntaza no kugora ubwenge bw'abantu, ariko reka nongere mbaho urugero. Oxygene ikora ibintu byinshi mu isi. Uyu mwuka wa oxygene, iyo ducanye umwambi utwika oxygene, mwebwe mukabona umuriro uraka, ni ubumara bw'umwambi bwatse, mukagira ngo nibwo bwatse gusa. Oya, kugira ngo umuriro ugumeho uratwika bwa bumara buraka, ariko buri gutwika oxygene umuriro ukagumaho. Niyo tuvuga, ijwi naryo rifatira kuri oxygene rikagenda rikakugeraho wowe utazi aho rinyuze, ariko riba rifite aho riciye kugira ngo rikugereho, rikaba connecte mu bwonko. Kubera iki? Cyangwa mu bwenge, kubera ko ryagutumweho. Aho si mpatinda. Gutandukanya umuntu n'ijwi ni uko umuntu yaba adafite umuntu w'imbere. Ni uko njyewe naba ndafite umuntu wanjye w'imbere. Hari abantu bazi ngo abantu babana n'ubumuga bwo kutavuga, burya aravuga ariko ntibyumvikana. Ni ubumuga nyine, aravuga ariko ntitubyumva. Hari igihe ujya kumva kuki umenya ko ari ijwi, yavuze ariko ntiwabimenye. Muri we afitemo deja n'ubundi buzima butuye mu mubiri. Umubiri uba igifuniko giporoteje wa muntu uri buvugane natwe, sibyo? Noneho bikaba kominikasiyo, imibiri igakominikana, igashyikirana biturutse kuri wa muntu wacu w'imbere. Uyu muntu wacu w'imbere rero mumufate nka Kristo, umuntu wacu w'imbere mumufate nk'Imana, uw'inyuma mumufate nka Yesu w'umucunguzi, kuko Yesu yaduhaye umuntu we w'imbere, uw'inyuma ye amaze kuzuka aravuga ngo nzabohereza umufasha. Ntiyari kuduha umwuka we w'imbere akiri inaha. Iyo aduha umwuka we w'imbere akiri inaha, ntiyari guhabwa imbaraga zizamuka, yari kuba muduhaye, kuko wa muntu we w'imbere niwe ukominikana na bwa bumana. Niyo mpamvu uyu mwuka ari utwemeza Imana, ari utwemeza ko ijuru ririho. Imana ishimwe. Ndi gukonfirima kugira ngo iki kiganiro kitaba kirekire, wenda tuzagicumbukurira kuri komenti zanyu, naho
turi busubikire. Noneho umwuka wo muri Kristo byabaye ngombwa ko azamuka afata bwa butware, agumana ubutware, aduha umwuka kugira ngo umwuka ujye utuma dukominikana n'ubutware. Niyo mpamvu muririmba ngo kwa Yesu dufite ubutware, kuko dufite umwuka uduhesha ubutware buri muri Kristo Yesu. Noneho kuvuga ngo Imana mwana nuko yavutse, aho ndashoje, ni ugucutsa, ni ugusubika, kuko ntabwo twabigumamo ni kirekire. Nuko yavutse, Imana Data ni umuremyi, ni Imana mu ishusho y'icyubahiro. Imana Mwuka Wera ni Imana muri twebwe mu buryo twezwamo no mu buryo bw'imirimo. Umwuka niwe ukora imirimo. Mwuka Wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka uwo Mwuka Wera. Ni Yesu wawo tugeneye dushaka uwo Mwuka Wera. Rero dusoreze kuri iki cyanditswe. Twavuze byinshi birebire ariko byari ingenzi. Yesaya cyangwa Izayi 9:5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Itsa aho ngaho. Yesaya 9:5. Nuko duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese. None se niba uvutse ari Data wa twese, akaba Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, akaba Yesu uzakiza abantu ibyaha, akaba Masihi uwasizwe, uramutandukanya ku buryo tumudevelopa tukamugira batatu mu buhe buryo? Buriya butatu butagatifu buri mu mashusho atatu uburyo Imana yatwiyeretsemo. Mushobora kumbona ndi kuririmba, mushobora kumbona ndi guhanura cyangwa ndi kubwiriza. Nubwo nakoze ibyo byose ntibisobanuye ko ari ba Aniseti batatu. Oya, biterwa naho wambonye. Ushobora gusanga ndi gucuruza cyangwa ntwaye imodokari, ushobora gusanga ntwaye igare. Ntabwo bisobanuye ko Aniseti wari utwaye igare atari we utwara imodoka. Ntibisobanuye ko Aniseti utwara imodoka atari we wari uri gucuruza. Biterwa naho wamboneye. Imana yiyerekanye mu masezerano atatu. Iryo gucungura ariryo sezerano ryagaragayemo Imana mwana, baheramo bavuga ngo ni ubutatu butagatifu. Kabiri, Imana yagaragaye mu buryo bw'umwuka. Muribuka hambere Imana yabwiye inzoka, Eva yihagaze imbere arayibwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niwe azaturuka uzakumena agahanga. Iryo ryari isezerano ry'ubucunguzi. Uzamena iyo nzoka agahanga ni Kristo wakomerekeje uruguma rwa Satani, akamuboha, agashyira ku mugaragaro uburiganya bwa Satani, agashyiraho n'umwuka utuyobora kugira ngo adukure muri ubwo buriganya bw'umubi. Kabiri, izindi sezerano, isezerano rya mbere ni iryo gucungura. None se mureke mbabazi, ntago mwacunguwe? Twaracunguwe. Irya kabiri, Yesu yaritanze, ari inaha yaraje gucungura. Aravuga ngo nzaboherereza umufasha, ari wo Mwuka Wera. Umwuka azenda ku bya Data abibashyikirize. Ibi bya Data ntimubyibuka, azitwa Data wa twese. Impamvu ari kuvuga ngo azenda ku bya Data ni uko Data niwe nkomoko y'uyu mwuka uri muri Kristo Yesu, kandi Yesu ari kubivuga yambaye umubiri. Ntabwo avuga ngo azenda ku bya Data, ntiyari ari kuvuga ku bya Yosefu. Zenda ku bya Data abibaye. Si isezerano rya kabiri ry'Umwuka Wera. Irya gatatu yaravuze ngo nzaza mbatware. Ariko kugaruka kwa Kristo bigaba gutaha kw'itorero. Andi masezerano yose mufite ari oriente kuri ayo, ni amashami y'ayo masezerano atatu. Rimwe ryarasohoye ryo gucungura, irya kabiri ryarasohoye ryo guhabwa Umwuka Wera, irya gatatu niryo dutegereje, ari ryo sezerano Bibiliya ivuga ngo iyo igishyitse gishyitse, bya bindi bidashyitse bihera ko bikurwaho. Niyo mpamvu Yesu naza, abantu batarasezerana niyo baba bari gukora kuri darapo nasiyonari, muzaryoherwa no kwakira ubwami bwa Kristo kuruta kujya mu rugo. Ingumba zizaryoherwa no gutambagira kuruta kubyara.
tuzanezerwa umunezero utarigeze uba mu isi uruta ibindi byose. Niyo mpamvu igishyitse n'igishyika, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Reka mbasabe kubw'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo ndwanya Imana, nawe sinkurwanya, sinkuyobya kuko nta muntu unyoboka. Umuntu ayoboka Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera ukurimo araruta ibitekerezo n'ibyo unyumvanye. Niba uyobye ntibiguteze intambara zo kurwana natwe. Oya, siyo ntego yacu. Ahubwo subira gusoma Bibiliya unasenge, ubwire Imana ngo nyihishurire. Hari icyo bitwaye? Hanyuma ibindi ni muri komenti. Nimubiduha nibyo bizaduhesha ikindi kiganiro. Kandi niba mukunze gushyigikira ibiganiro byacu, nakagaruka ku ijwi ry'umukanguzi, wakora subscribe ukanabisharinga abandi. Mpamvu twakoze iki kiganiro nuko hari abantu bajya baburana n'abizera bakabatsindisha ibyo byanditswe bababwira ngo Imana zanyu ni eshatu. Oya, Imana yacu ni imwe, yerekanye mu buryo butatu abantu bise ubutatu butagatifu, ariko Imana ni imwe. Umwuka ni Kristo, Kristo ni Imana, kandi niwe waducunguye. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.